noneho izi ni inzara. Burya umurimbo urahenda. Urabona ko abantu bakora inzara bakazitunganya bakazigira nziza, bashobora kuzisanisha n'amaherena bambaye, bakazisanisha n'impeta, bashobora kuzivanga amabara ku buryo zisa n'amasakoshi baba batwaye cyangwa ibitenge bambaye bitewe n'uko babishaka. Inzara rero nazo hasigaye hariho ubwenge bwo kuzikora, ndetse hari n'abazitezaho bakaziteza bafite inzara mbi cyangwa zirwaye nazo bakaziteza. Wajya aho usanzwe uzikoresha cyangwa aho uzi bazikoresha ukababaza utese izimeze nk'izi nazo mwazinkorera, wasanga babishoboye tayari ukazikoresha niba ubikunda. Hari abantu bazikunda barazibuze, burya habaho n'interano. Muri iyi video uraza kuzibona bazitera. Rero buriya abantu kurya ubona batobora amatwi, ukabona batobora amazuru, ukabona hari ibintu byinshi cyane abantu bakora kugira ngo barimbire nk'izi nzara rwose nawe utazifuza. Urabona zirasa n'impeta, urabona bazivanze amabara. Harimo n'abantu baba bafite inzara rwose zacukunyutse ziteye nabi cyane, bakagenda bakabashyiriraho izindi nazo bakazirimbana bitewe na gahunda bafite. Mbese ibintu tubagezaho murabikunda? Niba mubikunda mutubwire muri komenti, ubundi waduha like niba ubona rwose ari byiza, cyangwa ugakora na share ku bandi bantu, abo uzi babikunda, abo uzi babyishimira, cyangwa se ababikora nabo hari igihe ababikora ariko hari ubundi bwenge ataramenya, akaba yazibona akavuga ati burya n'izi zibaho, akagenda akongera ubumenyi. Rero wakora subscribe ugakora no kunzogera, ubundi ukazajya ubona buri kimwe cyose kigiyeho, ubundi komeza wirebere, ubundi uhitemo. Thank you.